bahaye ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza komeza kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi ndi kumwe n'umukobwa uri kundeba cyane hano imbere ngira ngo muri kumubona inkumi yacu yarakuze rero ngira ngo muri kubibona nasuye Shakira mu rugo ngira ngo ikiganiro cy'ubushize twakoze naje kubasura nsanga ntago ibintu bimeze neza dusanga umugabo we yagize ibibazo baramufata ngira ngo mwaragikurikiranye mwarabyumvise ariko uyu munsi nagarutse nje kureba nyine uko nyuma yaho uko bimeze niba yarakize kurace igihe ariko nasanze adahari gusa ikintu cyanshimishije nyine twarebye n'umwana ngira ngo muri kumureba ko asigaye yicara rwose tangiye gukomera mu minsi iri imbere so tumuha mikoro siko bimeze sa Shakira we habye ni mama nde Mama Tracy ndavuga Shakira nawe ukemera nge zina ndagibagirwa ngira ngo muri kubona Tracy ko yakuze yabaye mukuru ni inkumi rwose ibintu bimeze neza umwana ameze neza ariko yafu uri gucuruza biragaragara kuri kuyinywa tayinywa nawe biragaragara kuri kuyinywa rwose nawe uri kumusomyaho ngira ngo rero mubaze aha Shakira umeze uti handi turaho turashima mukanya mugarure nyina bamukikiye de handi turashima Imana ariko nyine uburwayi bwacu bwarakomeje byarakomeje ngira ngo hacaciyeho hafi cyumweru ubwo natekerezaga ko byibura hari gakuru keza kuko yaba yarakize yarorohewe none bigeze no mu rugo simuhasanze bigeze yaje igisibe cyo mu mbavu yari afite ndibuka yari afite ibikomere bibiri icyo mu mbavu apana icyo hano cyaje kubyimba nyine kwa tuzi ko indodo nyine zizikuramo cyaje kubyimba biba ngombwa ko tujya kwa muganga baratubwira ati dutahe kizabyimbuka baduha utunini nyine nanywa rero twabonye bitabyimbutse uyu munsi nibwo asubiyeyo agiye gukoresha nyine operasiyo agira ngo bongere barebe harabyimbye imiti baduhaye yinda yinyweye indodo zaburiyemo yarabyimbye noneho harabyimbye indodo zijyamo imbere mu mubiri byatewe n'ikizi natwe ntabwo tubizi nyine ubwo urumva bwa mbere twagiyeyo tukibibona twagiyeyo baduha imiti batubwira ati mwakire bino binini bizahabyimbura bizamufasha byimbuka asubire uko yari ameze indodo zigaragare kubera igisibe kitarakira ibyo binini ndibuka yabinyweye nk'icyumweru kimwe tubona nta gihinduka ndavuga ati rero ntitwakwicarana ibintu nk'ibi biriya bitaro nimba baduhaye ibintu ntibikunde basi tujye ahandi turebe ko aricyo bo badufasha uyu munsi yagiyeyo ntabwo nashoboye kujyana nawe ko yanabyukiye mu kazi njya kureba uko nagira ko nunganira urugo mfite n'umwana ubwo rero nawe narataha ntegereje ko ari buze ariko byibura koko ubushize twari turi kwibaza ku kazi ke niba se barashatse undi mukozi cyangwa niba umunsi azoroherwa azasubirayo bimeze bite ku kazi bashatse undi cyangwa igihe azoroherwa azagasubiramo ku kazi baherutse kuduhamagara hariho iminsi nk'itanu baramubwira ati rero Alexandre turabona hano tuba turi mu kazi hano utakoze ntiwarya yego ati rero nawe umenye ko utari mu kazi kandi akazi wakoraga hari abandi bagakeneye mwese ngo wahuye n'ibibazo ntago tuje kugusonga ariko nyine wihangane tugiye kuzana undi aba hari ari ukora mu gihe nta kirase byibura azagasubiramo nta cyizere cyabyo dufite kuko nabo ntabwo bigize babitubwira basi wenda batubwira ati ngo nuramuka ukize uzagaruke ariko bosi we nta kintu yamubwiye yatubwiye ati tuzanye undi ubuhari ngo nyine ndakize yajya gutoratoza akareba wenda ko bakongera bakamufata ntawamenya hanyuma wenda reka nkubaze nk'utuntu tubiri nshaka kubaza ubu warashatse uri umudamu ufite urugo ndetse hajemo n'umugisha w'umwana mu rugo ni ibihe bintu bibiri ugishaka kuva washaka kubana n'umugabo mu nzu kugeza uyu munsi ufite umwana wabyaye ni ibihe bintu bibiri byakugoye mu rugo ibintu byangoye yewe naho ubundi twebwe umfatira umuryango ushima Imana pe ariko nyine ibibazo bigenda bitugwirira
uko bwije uko bukeye kuko nimba naragize ikibazo n'umugabo akaba agize ikindi kibazo. impamvu nkubajije gutyo ntabwo bikubajije ku giti cyawe nk'umudamu, ntabwo nkubajije ngo ibibazo byo mu ngo ni byinshi, habamo byinshi nyine, hari igihe n'umugabo akunanira, hari igihe n'ubuzima bubagora. Ndi kuvuga ku giti cyawe nkawe nka Shakira ugereranyije kuva waba umudamu nyine ni ibihe bintu mu rugo nyine, nk'uko ushobora kuba warumvaga ati mu rugo haberamo ibi, mu rugo hari igihe umugabo akubita, mu rugo hari igihe bigenda gutya, inshingano z'urugo zimeze gutya, hari ibintu mbese iyo uri umukobwa wumva nk'amakuru ariko ukavuga ati ubu nanjye ninshaka bizambaho. Rero wowe kuva warugeramo urugo tutagiye kuvuga ngo umugabo ngo yararwaye, ibyo ni ibintu bibaho utabiteganyaga nyine mu busanzwe. we ugera mu rugo nk'uko wumvaga hanze bivuga ati urugo bana rumera gutya niko zubakwa, wowe ukigera mu rugo nyine urumva wavuye mu bukobwa. Ni ibihe bintu bibiri byakugoye kumenyera mu rugo? So navuga ko ari nk'ibiki cyangwa imajije kubyara mvuga ati umwana ararize, umwana nshobora kumuryamira naho ngaho, naho ubundi ahandi ndumva nabyo gusa. Ariko nyine waje mu bintu usanzwe uzi, si ibintu nari nsanzwe nzi kuko ntabwo nigeze cyangwa wari warumenyereye gusa. Reka nkubwire, erega iyo ushatse nta kiba gihindutse nk'uko wari umeze. Kiba gihindutse urana n'umuntu buri munsi ukwezi kugashira umwaka ugashira se? Ese kurana n'umuntu hari ibiba birenze? Ariko ni ibintu biba biri bishyashya. Nese biba ari bishyashya ariko ntabwo ibyo wabyigaho rimwe kabiri. Wewe wabyizeho kangahe? Ni amasegonda wabyizeho? Ntabwo ibyo nigize mbyigaho pe. Wewe waje uvuga byonyine n'ubwa mbere tugihura rwose numvaga ari ibintu nyine utakwigaho nyine utataho umwanya. Korana n'umugabo ntabwo ari ibintu wakigaho iminsi ibiri. Ntabwo ari ibintu wakwigaho. Wewe wahise ubimenyera ako kanya nyine korana n'umugabo. Rega burya ibintu bigora umuntu bitewe n'uwo muri kumwe. None se nimba umugabo wanjye nimba tumeranye neza, nimba ntanonganya, nimba bike abonye nimba binzanira tukabirya uko nguko biri, ubwo se navuga ko ari nk'ibihe byangoye. Ntabyo. Ntabyo ni ukuri, naba ngiye kwibeshyera. Urumva ko wowe rero waguye ahashashe, abandi bagera bati si ukugwa ahashashe ahubwo ni uko nyurwa. Ndatashye biranze. Oya ndanyurwa na bike nyine dufite biranyura. Biba bihagije. Biba bihagije. Iyo urebye mbere uri umukobwa n'ubu uri umudamu ubona ari hehe ubayeho neza? Ubuzima bwiza n'ubuhe? Ubu nibwo mbayeho. Kubera icyo ari ubu rero? Ubu ngubu ndi umukobwa nabaga mfite akazi. Yego. Nkajya ku kazi kanjye nkaba mfite abantu bari bunesha umutwe. Bande? Abantu nyine bo muri ino mihanda. Mwamvuga ati hari uri bunesha umutwe ambwira. Ubu ngubu nta n'umwe bavuye ko nta mwanya nababonera. Ese bagutisha mu mutwe w'abagara babasore? Abasore. Mbishyire mu Kinyarwanda gisesuye. Nabaga ati ubari uri bumbaza ati ngo watashye. Nyine anesha umutwe. Nkaba mvuga ati papa ari bumamagare ambaza gutya. Ariko ubu ngubu nsigaye ngenda mvuye hano nkabwira umugabo ati ngiye hano na hano, nkaba namubwira kandi akabyumva, nanesha umutwe ni nk'abo bantu. Rero ubu ngubu nibwo mbayeho nishimye. Iyo ndebye umuryango wanjye mutavuga ati kabisa. Iyo ubonye umuryango ugukomotse utuvuga ati ntacyo nagushinje. Ukiri wajya gutekereza ko uzawugira urugo nyine ukabaho nk'uko ubayeho, hari ukuntu iyo uri umukobwa uvuga uti ninshaka nzabaho muri ubu buzima, nzashaka umugabo umeze gutya, tuzaba muri iyi nzu, tuzatura aha, nyine ukaba ufite ibyifuzo nyine. Ngewe yego bajya kuvuga ngo ufite ibyo wifuza, nzabyara abana bangahe, nzashaka umugabo umeze gutya, tuzaba ahantu hameze gutya inzu. Mbese hari igikuntu n'umukobwa bo wifuza ibituntu twiza gusa, ukavuga nyine udatekereza ko ubuzima bushobora kwanga wenda ukaba mu bundi. Wowe ko watekerezaga urugo uzagira wumvaga nyine ni ibi n'ubundi cyangwa hari ibindi bitaraza? Yego kuri ino si naho udatekereza ibintu byiza kuko ntiwajya utekereza ibintu bibi. Nyine ibintu bibi biza nyine utabipanze. Umuntu wese iyo atekereje ibyifuzo by'aba yifuza ibintu byiza, ntawe wakwifuza ibintu bibi. Rero ibyo mbona ibyo mfite ubu ngubu ntawe nari ko nzabigeraho. Gusa numvaga kwenda igihe kimwe nzashaka nkakora umuryango, ariko numvaga nazishima nk'uko ubu nishimye. Yego. Nubwo nifuzaga ibintu byiza. Nubwo nifuzaga ibintu byiza, ntabwo nifuzaga nyine ibintu nk'ibi mfite ubu ngubu. Nyine ubu ndishimye kuko bitewe n'abantu twagiye tubana bashaka
basenya nyine bagataha iwabo nyine ibyo bintu ukumva ukavuga ati se Imana ngewe ibintu nzabishobora ukabona nyine ukabona abantu benshi ukavuga ati nk'ubu nimera nk'akanaka ariko nyine kubera icyizere n'imbaraga nyine ukavuga ati nta kabuza nzabishobora urabitsinda kumva ko muri wowe nyine ugomba gukora cyane ibitandukanye rwose n'ibyo ubundi nk'ikiyashinga amaguru nahise nsaba Imana ndavuga ati Imana uzamfashe sinzabe nk'abo mbona cyangwa ati se sinzabe nk'ibyo nabo kuko hari mukuru wanjye mfite byamubayeho navuze ati Imana uzandinde yarashatse biranga ndavuga ati Imana uzandinde ikintu nk'iki cyo ariko gutaha ahanini buriya wenda ufite na mukuru wawe byabayeho wenda ni rwo rugero waheraho ahanini usanga ari nk'ibihe bintu bifatika byatuma nk'umugore ataha akava mu rugo akagenda ni nk'ibihe bintu wumva nyine byaba bifatika byatuma urugo runanira umugore nyine akavuga ati mama ndagarutse ndatashye ahanini burani nk'ibihe icyambere biterwa n'umugabo wowe mugore wumva ko utazakora ikosa umugabo akakunaniza aho ngaho uba uvuga ati Mana nanjye ibi bintu nzabishobora ariko nyine bitewe no kwa kwihangana uba ufite ukavuga ati uko bizagenda kose nashake azamunahanireho ati nzahaguma paka nabona abirambiwe azabireka amesekana ubundi ahanini ikintu njye mba numva cyagatumye umugore aturwa akagenda no guca umugore inyuma nyine nanjye niyo mpamvu mbwira ati wenda azamunahanireho amugutaniye wabyemera kuko ubuze icyo waje gukora wababara kubabara ntiwababara kuko uri umuntu ariko nyine nawe waravuye iwanyu umugabo agataha ukamwakira shirishushu mukasangira mukabana mukagumana afite undi muntu hanze cyane rwose erega biriya biba ari ubutesi Sandrine ngira ngo bizongera kuba ko byabaye imbere biriya biba ari ubutesi uzi ubu cyakuzanira kiza mba yego nyine bajya bavuga ngo ntawe umenya umuntu wese ariko basi wenda nsaba Imana ngo izabimfashemo nyine kuko ibyo ngibyo ngo wakihanga urihangana ariko umutima uba nyine ubabaye ariko ubabaye kubera ko nicyo kintu nyine akenshi usanga kiba kiri no mu ngo cyane kurusha n'ibindi bintu kuko kuvuga ngo kurwana ngo ntantuka warwana n'umugabo subwo akuzi kutagira amakuru yego nyine bariho barwana ugasanga baranicanye bateranye n'ibyuma bajya kurega batabagore benda kutwica baradukubita kandi ntaho twajya nanjye nkamwica se buriya ntabwo bigera ku rwego ariko nyine ibyo ibituma by'ingo zigirana ibibazo byo ni byinshi ariko ibyo ngibyo Imana nabikuriye ako se kankubwira umugabo yuzuza inshingano zo mu rugo akumenyera ibyo kurya ubundi ubabaye gute nimba naburara nimba nabwirirwa nimba amenya ko amasaha yawe yageze agataha naba mbabazwa n'iki agiye aciye ahandi ntarebe ntaca ahandi ariko yibuke ko afite umuryango we yibuke ko afite umuryango we agomba kugaburira aca ahandi ibyo nyine urababara nk'umuntu ariko urenzaho nyine ukora ko kurenzaho hari umuntu wigeze kumbwira ati njye aciye ahandi nanjye naca ahandi twadura agaca hirya nkaca hino nese ubwo mwamutaniye niko nyine bwo nyine ngo ni kimwe kindi gusa umwana wanyu mwazamuri kumuhiye niko nyine avuga ati naca hakurya naca hakuno duhurire mu dukubitane ubundi iyo wabyaye bajya bavuga ngo wabyaye wakuze nimba umugabo wabikoze basi mwerera imbuto nziza n'umwana wanyu mwereka ko utandukanye nawe kuko natse burari igihe yicara akavuga ati ariko ibintu burankorera umuryango wanjye ibintu ntabwo bikwiye akisubiraho nanone ariko nibyo dahari ko Imana igira tuba tubiganira kuko hari ngo bibaho cyane hari benshi bibaho ariko nyine mu gihe bitaratubaho n'Imana ibiturinde kubera ko ni ubusaze bubaze kuba warashatse n'umwana ugasubira iwanyu n'abana batatu birababaza we papa na mama ukabasubira imbere ukajya kubaho n'abana mu baturanye amagambo wamugani upfa kugerageza iwawe byakwanga kugira ngo usare turi ku mutsi watahada ko hari igihe wizirika ku kintu ni naho urasubira nanone nyine ubona bigeze aho umutima utakibishoboye basi wakwifashisha imiryango buriya hariya ikabikugiramo nyine ikaba yamwigisha ariko
nanone nuveho ariko buriya ugira ngo birane narakoze mbere n'ibyamaye isomo buriya biratandukanye no kuriya wumva ngo umugabo n'umugore ngo barwanye buriya ntabwo bibaye bwa mbere bibaye inshuro nyinshi aho hagati y'abantu babiri hakaba bufata umwanzuro wo guca bugufi cyangwa wo guhunga cyane rwose. hanyuma hari igihe umuntu ashaka nk'uko washatse ukava mu rungano rw'abakobwa ubu wagiye mu badamu hari ukuntu bavuga ngo abagore hari igihe basenya ingo za bagenzi babo ibintu by'amagambo akenshi nk'ahantu umuntu atuye nk'ahantu mutuye nyine hari ukuntu uba utuye ahantu ukamenyana n'abantu benshi muri karitsiye ukajya wumva hajemo utugambo kanaka yavuze bagashyira umugabo yaba ari nko kuri botike muri karitsiye ari kwinywera agacupa ndakaza umugabo yamubonye ariko yicaranye n'umukobwa utuntu nk'utwo tudutika ariko duturutse hanze mu magambo y'abagore ntago utwo tuntu tw'abagore two turakubaho nase ubwo twangeraho gute kireka nanjye nyine n'abagiyemo bakatumbwira erega bajya bavuga ngo aho umugore umwe babiri bateraniye hakajyaho n'uwa gatatu aho hantu iteka nta mugisha uhaba iyo batari muri bizinesi z'akazi iyo ari babiri bo haba hari umugisha ikibi n'uwa gatatu abagore umwe babiri batatu hoya niyo abari bose bari muri bizinesi y'akazi mu kintu cyatuma hari ikintu cyakongera kuba wazamuka ntaribe ariko urambwiye ngo umugabo wawe ngo monyari yangari mu kabari ngari kumwe n'abagore basenda nshobora kubikemangaho nk'umuntu ariko wenda navuga ati reka magire ndebe ngirebe ubwo rero ibyo binatabisanze navuga ati nyine ni amagambo kuko nyine natwe abagore muratuzi hari igihe wamagana umuntu akubwira ikintu wenda no mu rugo umugabo bitare bimeze neza hari utuntu tutari twiza nyine yakoraga ugahita ubifatanya ukavuga ati niyo impamvu yitwaraga gutya niyo impamvu yaremeze gutyo ugatufatira wamagana uvuga uti reka njye kumureba hari abagore bahutira bagakurikira abagabo babo mu kabari naho umugabo agiye kunywera gusangira n'abandi ukajyana nawe ukamwicara iruhande kandi utari kumwe kavuga ati nzakuragira mpaka nzajya mpora nguca ahantu hose mbese ikintu cyose umugabo akoze ukabureba rego umugabo ntabwo aba ari umwana kandi umugabo ntabaze ubwenge mwese umugabo ni ikihe kintu yakora cyatuma urugo rwe rusubira inyuma abantu barabikora ariko abo ngabo si umugabo wanjye ahubwo avuga uti ntabwo ari bose ariko ababikora bo barabikora kenshi cyane ndetse kuko nabiriya nakoze mbere njyamo byo gufuha nasanze biriya bintu hari ibintu nyine umuntu aba adakwiye kuba yakora kuko nimba umugabo agiye aragiye afite impamvu agiye nimba avuye mu rugo akavuga ati ndambaye ndagiye afite impamvu ibyo kuvuga ati ngo ngiye kumukurikira ngo ngiye ngo gufata za kamera ngo ngiye kumureba ngahari biriya bintu nakoze kuri kariya kabiri cyagiye nasanze naramubeshyiraga namushyizeho amakosa n'icyasha birinda abakunzi be babibona kandi nanjye ubwanjye naje kwigaye ubu ntabwo ugifuha nicyo bisobanuye gufuha ndafuha kuko ndamukunda kandi bajya bavuga ngo nawe utafuhira uwakunda ariko ibintu byo kuvuga ngo numvise ngo wari uwambwiye ibyo bintu narabiretse mbibonesha amaso mubaze impamvu yabikoze nayimbwira ntuze natayimbwira wenda mbabare mvuga ati ko atari kubimbwira kandi nabyiboneye ariko nambwiza ukuri nicare nishime nseke birangire hanyuma hari ikintu kigiye kibaho nk'inkurikizi ahanini nk'iyo umuntu ashatse buri muntu aba afite buriya abantu bakundanaga ushobora gukumenyera n'umusore mugahita mubana ariko wari ufite undi mbere ariko ukabona nta gahunda we afite ukamurika ndibaza nk'icyo gihe iyo bigenze gutyo ugashaka wari ufite abandi bantu muziranye abasore benshi baguteretaga ariko nyine icyo gihe uba wabaretse ariko iyo ushatse bose ntabwo ubaha mesaje ubamenyesha ko washatse hari abakomeza kuguhamagara hari abaguhamagara nyuma y'igihe batafite amakuru y'uko washatse nk'icyo gihe iyo ushatse abahungu bose muba muziranye mwakundanye muba muziranye batamenya amakuru ubigenza gute hari abavuga ngo barababloka hari abavuga ngo barasiba nimero hari n'ababihora bagakomeza bakaganira nk'inshuti zisanzwe nyine ku buryo nta kibazo n'abayegisi mukaganira we nka Shakira wabigenje gute kugira ngo ako kajagari k'abahungu akajagari kaba kwiruka inyuma abatazi ko washatse nyine kugira ngo icyo kintu kirangire usigara uvuga uti nicaye mu rugo ndi umugore mu rugo iwanjye ukuntu rero bigenza ntabwo wabuze abantu kuguhamagara kuko
kuko nimba uzi ko hari aba ex bawe bafite nomero yawe nta kuntu batazabura kuguhamagara kandi azanatinyuka naguhamagara saa 5 z'ijoro saa 6 nta n'ikindi agamije wenda batireka nihamagare wa mu ex wanjye nkibariza uko ameze rero wowe ikintu ukora ntabwo wamubloka uramubloka agakoresha indi nomero ntabwo wavuga ngo urusibye nomero ye urayisiba we n'abayisibye ikintu ukora iyo aguhamagaye uri kumwe n'umugabo wawe noneho akarusho uri kumwe n'umugabo wawe umushyira round speaker noneho ukabwira umugabo ati uyu ni umu ex ariko reka numve ibyambwira ubwo ubanza gusobanurira umugabo nyine ubanza nyine nawe ukibombarika ukamwitwara neza ugaca bugufi ukabanza nyine ukanamumubwiraho mu magambo make kandi ngiye kumufata atari ko wasanga atazi ko wenda nashatse ubwo noneho ukavugana nawe yumva nkamushyira round speaker nawe akabyumva nakumva ari kunjyana muri bimwe nyine twahozemo mbere nkahita mubwira ati nyine ubu ngubu nashatse mfite umuryango ubwo nyine nawe nk'umuntu mukuru ahita atuza akajya hasi kuko nyine iyo umuntu afite umuryango burya nta kindi uba umutegerejeho nta kimwe pe ntacyo biba byarangiye kandi ubwo n'umugabo wawe nta kintu yagushinja kuko nimba umubwije ukuri nawe yiyumvira ukabanza ukamubwira uko bimeze gusa yaba agushinja iki nta na kimwe hari nanone nibyo ubwo reka twizere ko ari cyo kintu kizima umuntu ashaka gukora ariko naguhamagaye wamugana ukamusobanurira ukamubwira uti njye narashatse hagunyirije kira wa undi cya mbere ni ukubwiza umuntu ukuri uretse ko hari n'umubwira akavuga ati nta kibazo se ati nta kibazo cyo nshaka nuko dusangira areka kubwira umuntu ngo narashatse ntabwo bisobanuye ko bose bibabwiye gutyo ngahita avuga ngo reka murekere avuga ati nta kibazo nagira ngo duhure twisangirire tuganire gusa nko wamubwira ngo ariko si ubwo reka ngo ntabwo bakangwa n'ibyo byo gushaka benshi ndabizi babishakira n'abashaka kuko ahubwo n'igihe hari no guhamagara bisi ko washatse ahubwo agira ngo aguteranye n'umugabo wawe ugasanga akubwiye ibintu bidafashije agira ngo aguteranye nawe cyangwa se agira ngo nyine musubire muri bya bindi ariko n'ibiki nyine muri bya bindi byanyu ese sitirago z'abakobwa n'abahungu ntabwo zizi wowe rero ikintu nyine ukora umubwiza ukuri ukamubwira nyine ko ntabwo bikiri bya bindi ubu ngubu bifite ba nyirabyo bifite ba nyirabyo babireba bonyine aterekana namuguhe muvugana umutware aho ngaho butanze inzibyo cyane rwose aho ngaho butanze inzibyo ubwo iyo utumva nawe nyine uba ufite ikibazo ahanini ubwo ni wowe ufite ikibazo ariko ubwo twizere ko wamugani abasore bose babyumvise gusa hari ukiguhamagara barabyumvisha nabo hari n'uherutse kumamagara ambwira amazina numva nayanjye nomero ni yanjye ati ngo ari umuntu wamuhaye nomero yanjye nayo ndi kumwe n'umugabo gusa ko nari muzi kandi n'ahantu yarambwiye ngo nabaye narahabaye koko urumva ko akuzi aranzi wese ahubwo yarambwiye ati ngo nibeshye ariko nari maje kumubwira ko we ngo yaribeshye ngo yibeshye nomero kandi numva amazina arayazi numva aho nabaye niho byose nyine byose numva ari byo ahubwo arambwira ngo nomero ngo nibeshye wamuhaye umugabo ngo wamuhaye nomero ariko ntabwo yavuganye n'umugabo wawe yabwo nyine yumvishe umwana wese arambwira ngo warabyaye se ndamubwira ati narabyaye nanashatse ngo nibeshye nomero yewe yahise yumva yibeshye nimero gusa ubwo wahamagara umuntu w'umukobwa avuga utereka nze mpamagare Shakira muherinye ukumva uruhinja rurarize umwana arari kure ukumva ngo narashatse gusa waba wibeshye cyane hubwo ako nyine nibyo biha abantu gasopa wese vuga ati uyu nguyu ntabwo tukiri ku rwego rumwe reka ugomba guha abantu kuko buri proud y'ibyo urimo reka nanone iyo utababwije ukuri bateza ibibazo barakumenyera ugasanga usubiye iwanyu da kandi nta kibanza njye nahasize hari 8 ariko aha 8 y'umwungu ni amashuri hari 8 kibaho hari 8 n'umukobwa bafite 8 bagomba kuzabanza 8 ngo ni amashuri niko njya numva bigahita bihwaniramo ariko nibyo bapfa ko mubyara kwishyura ishuri ngo ubundi ibi ni ibyo ubwo nawe ugiye gushaka amafaranga kwishyura ishuri umukobwa wawe shana uko bimeze ni ukuri mva mana ahubwo nigira idutiza ubuzima umugabo wanjye abe muzima naho ubundi yarakira ariko arakira ibyo ngibyo niba navuga ngo ni infection zaje sinzi ariko ni
ariko birashira birakira Sha, hariya bizakira baracyoza indodo bakazikuramo nyine gusa biraryana ndi kubyumva birababaza we ariko abiciyemo ndabizi bakongera njyewe bakahododa nanone bakabyara ibintu by'iki gihe bisigaye ari sereri wa muntu umuntu aho Gusa reba nyine nta uhuye n'impanuka gatoya gutyo ntunakize bibaye ibibazo usubiye kwa muganga ejo usubiyeyo bifashe icyumweru bifashe ukwezi gusa urumva atari ibyago we shaho ni ibyago ariko nyine nta mpamvu yo kwiheba kuko na nyuma ya zeri irakora kandi muri ino si nyine niko ntabwo twakwishima gusa ngo nabwo bigende neza uragomba guca muri akantu ko kubabaramo gake mo gake mo cyane ahubwo ariko buri kintu kigira igihe cyacyo igihe cy'ikintu iyo kitaragera kiba kitaragera ariko iyo cyageze nanone Imana ayobora ibitabo cyane rwose nawe uhora ariko noneho ndashaka kuzabasura mumeze neza noneho mutari mu bibazo mutari mu bibazo pe mutari mu bibazo muvuga ngo nyine ngo urabona umugabo ngo urabona umugore ngo dufite ibibazo nyine mumeze neza mu munsi ni nyine tumeze neza nawe neza nyine tuwapana kubona ngo shango wapi oya pe nanone guhora tubabona bumeze nabi nabyo bifite umuryango barawuvumiriye ni ibiki none se ko nawe wishimira nawe ko yahora ameze nabi agasubira mu kazi nawe ugakora ugacuruza ukabaho niko bimeze cya mbere ni ukwizera rero niyo mpamvu akabazo gato nikajya kaba gusa nimukumve mwihebye ngo mwumve reka ubuzima bwanjye njye sinjya niheba gusa nyine umuntu nyine agira igishyika nk'umuntu ariko ntabwo njya niheba ngo numve ngo nsubiye inyuma wumva urapfuye satani aduteza ibintu ariko iyo ubihaye umwanya ngo bikomere birakomera niyo mpamvu rero iyo bibaye nka kuriya byakira kuriya bimeze bikarangira ariko shaki urasengara gusenga ndasenga umugabo wawe kubera ukambwira ngo ntuzi no gusenga nyine ubwo muri icyo gihe sinari mbizi ariko nyine kuvuga ngo ubwo nahise nsubira gusenga wivuze reka mu rusengero ryari mwana ni kera pe hoya pe none se wenda ibi bihe mfite umwana ariko umwana se mbega umwana kuntu yabaye ikibazo cyo kudasenga ni ukurerega reka nkubwire ntawabaho yiringira ariko ntuheruka kujya mu rusengero uherukayo erega abaterana mu rusengero si uko ari uko aba barabera uherukayo ubu ntabwo mperukayo ariko narabyara nyine kuva igihe abivuga najyagayo twita wagiye gusenga mu rusengero sengera he bivuze se nsengera ahantu bita ngo ntuzi umucyo ministries ni abarokore nyine abahungu babita inzaduka usengera mu nzaduka nyine ni insengero ziri kuza ubu ngubu ni muri Kigali kuko urusengero ruzwi ni ADPR ruri muri Kigali ako nyine ADPR ifite nyine utundi twaje tuzishamikiyeho no inzaduka rero nawe nizo usengera nanjye nizo nsengeramo kandi hose Imana ibikumva erega buriya niyo utajya gusenga mu rusengero niyo wasengera mu rugo Imana irakumva yewe ujya ujyayo ujyane n'umwana nako kajyane mu rusengero ni ukuri nabyo biba bikenewe kuko ahubwo nari nzi ko nzajya ngiye gutanga amashimwe y'uko tumeze neza ariko nzajyayo ntarirarenga uzashyira ujyeyo ntarirarenga tuzajyayo banze mwishyire ku murongo mwisuganye haracyari igihe muzajyayo hanyuma ndi kugana ku musozo ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye bari kutureba hari abihanganishije umugabo wawe mwihangane hanyuma dusoze shaka nababwira rero mukomeze mudusengere umutware wanjye kire nubwo ibibazo biri kuzamo byose nubwo twe twaranabuze ariko muri iki gihe twarabonetse tumeze neza ubwo nyine harimo utwo tuntu tw'udustrago ariko nyine kubw'Imana ikidutije ubuzima bizagenda byoroha ibintu ni gake gake naho ubundi ibintu ubuzima turabuterateranya tukabubaho nyine nk'uko tububonye ariko icya mbere ni uko umuntu aba afite ubuzima ahumeka umuntu agira kandi umuntu akiri muzima n'ibindi byose biba bishoboka
cyane rwose. niyo mpamvu rero iteka umuntu aba agomba kuba ashima Imana n'uwo mwuka umuntu aba afite nawe akawushimira. Shana uko nyine naho ubundi twari tubakumbuye kandi mukomeze nyine munadusengere dore ibintu ntabwo biba byoroshye. Muhumure muzobaho. Reka mbashimire mwese mwakurikiranye kino kiganiro, ndabashimira mwese mwabonye iki kiganiro, mwe mwakanda subscribe mwese ndabashimira cyane, mwarakoze gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Reka nshimire wowe wakoze subscribe by'umwihariko, ndagushimira cyane ndetse nsobanura turi kora kugira ngo ujye natwe umunsi ku wundi. Reka nizere ko mwese rero mwakomeje kudukurikirana ndetse nawe umeze neza n'utameze neza akomeje kwihangana. Reka dusoreze twasubira mu kiganiro cy'ubutaha.